ndetse no mu rugo uzasanga abagore b'abana beza bashatswe n'abagabo cyangwa n'abasore bakunda kubaca inyuma kubera ko ari abana beza batari bunavuge. Rero ibi ni ibintu bikurikirana abantu beza bafite umutima mwiza ntabwo bakunda kugira ingo nziza, ntibakunda kurambana n'inshuti, ntibakunda kurambana n'abantu bari bo bose bari mu buzima bwabo kubera yuko babaza bese bafite ibyo babakurikiyeho bakababeshya nyamara nta rukundo babafitiye, ahubwo ari abantu baje kubaprofita nyine, baje guprofita ibyiza bari bo bakureho. Rero muntu ufite umutima mwiza jya witonda, ujya ureba cyane kandi wumvisha amatwi cyane kubera yuko abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa bazaza mu buzima bwawe abenshi bazaba baje kukurya, bazaba baje kukuryarya kugira ngo bakunde barye ibyo ufite. Rero abantu benshi bameze gutya ntabwo bazi neza, ntabwo batekereza neza yuko abantu ari abagome. Niba abantu ndetse niyo bagize n'ibibazo abantu bakabahemukira, bahora bizeye neza yuko bazahura n'abandi bantu beza mu buzima bwabo. Niyo mpamvu ava mu kibazo kimwe ajya mu kindi, mbese bigakomeza bimeze nk'uruziga umuntu aba arimo kwikaragiraho. Rero bakobwa, badamu, bagabo, basore, mwabana beza mwe mwitonde, mumenye neza yuko isi yameze amenyo kandi abantu babazengurutse bose ni abagome. Niwumva neza yuko cyangwa kwishyiramo ko abantu ari abagome uzagenda gahoro, noneho uzajye ugirira neza umuntu kubera kubona ko abikwiriye ataje kuguteka umutwe cyangwa se ataje kukubeshya. Kwirinda biruta kwivuza, muramenye.